myanda bashize hano Apostle we have this. kuko nzabagenza ute koko imyanda yacyari Kigali koko ni nko kuruka kujya mu cyaro mfite abana hano byananiye wagira ngo narabitoraguye kandi narabibyaye nkabigera ku gise abana we ese mugabo uranze bigeze gatama icyaka nice kari cyanjye ufite ikihe kibazo ugiye kuzaza ubyuka saa 11 unywa dodo ubwonko aha icungana na biriya birara ababyaye ngewe ntabwo ndera cyangwa nzabacundishe mwese waragenzwa n'iki muri iki gitondo uragenzwa n'amaguru umusaza waje ko nabije kugira ngo tuje kwinywera agacupa hano ko rifitemo gahunda iwi ahubwo twigendere niba gahunda mfite nayo gira kandi iki kigure cyane cyakonaniye iki narasaze ndabizi umugabo utisubiyeho mu byaro ubwo hakoma ubusenezi ziki koko ibyo wabaye ikivuma kuri Kigali koko komana yanjye muri Kigali nzira iki koko byazakugenda n'umugabo rwose You can be prosecuted for that. kumana yanjye video nashyizeho nimugorere kuzamura aba followers yaba so yaba wowe yaba musaza mwese murananiye koko waje unyumvira mwana wanjye mama nimba ko umwana warakase uzanyirukane Ese mama dutumusa kuzamufite ikihe kibazo nyumvira icyo cyaye nacyo ese nani gikoma mwatetse You can be prosecuted for that. ese ibyo tubaza igikoma nanjye mukobwa nta kintu bajije wumva utekereza iki gishyira umukara na nyoko gishyira umukara na nyoko ntazakurenza urugo ntabwo nakubise mu kihe shamurutwa n'amabuye dore umuntu yanayegeka ku rugi umuntu agasinzira abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe 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 ninde umumagayira muri aya masaha aro bro ngo sitetse bimeze bite mani ngo bimeze neza ngo uzaza vuba wowe n'umwana wanjye uri i Burayi mama se wahora n'iki ko wabumbanye isura kubera indyo ni isura nziza mwana wa aha kamugwe wiyumvire mama akira hari umwana wanjye aha mwana wa umeze ute i Kigali se urya neza Earlier we realized this. umugabo wanjye yenda kunyicisha inkoni hose nkaho ndi intama cyangwa inka noneho umuguha murumuna wawe we yenda no kuntera icyuma sinzi icyo dupfa nawe murumuna wawe arumye ameze nk'ifi batotoye kubera itabi zana hano bafone dore ko umukecuru mu minsi ufite amagambo wajyana abagomboza bro umukecuru uzamuzanye telefone ahubwo dore afite n'ibisambo binyuzeho n'ibyayiba sawa ntari bro turakwiteguye ntaribi niwo mwana wanjye umuhungu wanjye niwo mwana nsigaranye wenyine ubundi abandi barabeshya mandashobora neza guhobera mushiki wawe cyana cyawe abagabo umwana wanjye niwe nsigaranye cyana kirema
uremereye nk'ikigega Ayishyura umwana wanjye bamubyara neza. Batagira ibirose. kota Byagenze uteze. umuriro ugere mu gihumbi. cyora umusingi wawe mwana wanjye umeze ute? Sawa. Mama ari he? Uraje. Mama banza ari mu mirimo simba. Sister Sariko ntawe mbona. Iwe nuwari? Iyi ni inshuti yanjye. musaza banza umereze igikapu agatebe cyane Mwana yanjye. ase uyu mwana wawe inkweto yambaye umeze nka tingatinga yayivaniye Gusa ugira ngo navuye i Burayi. i Burayi yavaye inkweto imeze Nka dati zifatamo n'amabuye. None se bro ubundi Burayi hameze gute? Burayi ni neza. Sister. Naracyari cyakora tunabazaniye. Kora nanjye nk'imirimo. Sister. Ni iki Burayi we? Urashyira igikapu cy'umuntu uvuye i Burayi hasi reba akantu ko guterekaho mu nzu. Mi hari akantu nakuzaniye. Agakiza mwana wanjye. Aka kantu nyine. Yewe kunzaniye ikirahure se. Agatelefone. Nose iki kintu wagikoresha ute? Mama ya telefone nakuzaniye ni ya technology. Mwana wa tekinoloji namenya ko wamuzaniye telefone nakwica. Oya, ikoranye ikoranabuhanga. Koranabuhanga. Iyi telefone yishyizemo isura irafunguka. Ese mwana utu twagera utwo twajyamo isura. Iyo urajyamo iki kirahure ihita ifunguka. Uzi uko mbibonye. Se twebwe nta kintu yatuzaniye ko umuntu ari gutanga indorerwamo. basanga yatuzaniye n'uruvange Byashoboka buriya ntabwo yaziramo. Oya papa, namwe ntabwo nabibagirwa. Umuriro ugere mu gihumbi. Genda uzane ibikombe mu nzu sha. Kongera wamwereka ntabwo yarabibagirwa. Ahiye we. Ibintu byavuye imahanga numve ukuntu biba bimeze. Wasanga bimeze nka za nzagwa zaho ruguru. viye natangiye gusiga Ari ruguru kwa mama Anges. Yerekana uzuze njye ndi umugabo. Nanjye mpereza umugore wawe. Se ko mutumye mbene ibintu by'imahanga sha. murashaka kuzacura inzoga abasaza banguki muzanga nziza twarazimazemo inzoga nziza Ibintu mu byabo undi bugati. Baby, yo, no, muze kubifata phone ishuri riri hafi ya kura showing nsange ngafungiye zone murabizi ko na myaka ijana uzamara ku isi ukibitse amadara ibi ntibyitwa gusara kugitsa imbere gifite amakara mubwiye ko nta gipeneganya kagiye kwepfusha nsaba nimero akeka ko mfite dinero kandi ntagaze